nibajijirije avuga ngo kwimenya. Ubundi se umuntu arimenya ntiyizi? Abahanga bavuga ko umuntu agira ibyumba bitatu cyangwa bine. Icyumba cya mbere nuko abantu bakuzi nawe akaba ariko wiyizi. Hari igihe ubwira umuntu ukamubwira uwo ari we akavuga ati cyakora nanjye ndabizi kuko ariko nteye, ndabizi ibyo uvuze niko biri. Icyumba cya kabiri uko abantu bakuzi wowe utabyiyiziho, ni nayo mpamvu burya umuntu wese akeneye umuntu umucyamura, umuhugura, umubwira ati ariko reba neza ibyo urimo sibyo ntibibereye. Uri kureba imyambarire abantu bafite muri iki gihe, abareba iyo myambarire bakabona iyo myambarire idakwiriye, kandi wowe uyambaye urabona ari ibyo. Icyumba cya gatatu nuko hari uko wowe wiyizi ariko abantu batakuzi, bwa buheza nguni navuze. Burya rero niyo mpamvu umutima w'umuntu ni umucamanza, kandi umutima w'umuntu wo ntujya ugira na ruswa, ugira amaso yihariye, kuko umutima w'umuntu burya niryo jisho ry'Imana. Icyumba cya kane nuko Imana ikuzi nawe akaba ariko wiyizi ariko bitazwi n'abantu. Muri ibyo byumba bine rero harimo icyumba cyawe uhishemo amabanga yawe uzi n'Imana ubwayizi abantu batazi. Umugore muryamana ku buriri atazi. Umutima w'umuntu rero ufatanya n'Imana n'ijambo ry'Imana kugushinja cyangwa ukagushinjura. Umutima uragushinja ntiwihane, umutima uragushinja ntiwature, kubera ko ibyo ugushinja nta muntu ubibona, ibyo ugushinja nta muntu ubireba. Umuntu rero iteka ryose ashaka kwemezwa n'uwo bahagararanye imbere ku maso n'ibimenyetso bifatika. Niyo mpamvu imbere y'abantu ushobora kwera ariko imbere y'Imana utera wirabura, ufite sheke. Agakiza kajyana n'amateka y'umuntu. Ushaka kumenya Pawulo amenya inzandiko ze, n'ushaka kumenya inzandiko za Pawulo amenya Pawulo n'ubuzima bwe n'isano afitanye n'izo nzandiko ze. Ibintu bitatu bigaragaza isano Pawulo afitanye n'inzandiko ze. Isano ya mbere ni ubuhamya bwe mbere y'uko akizwa na nyuma y'uko akizwa. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko akizwa Pawulo afite ubuhamya, amaze gukizwa rero bwa buhamya nibwo yagiye yerekana bw'ibyo yakoraga atarakizwa n'umurongo mushya amaze gufata wo gukizwa. Niyo mpamvu amatorero amwe yageragamo bakaba bari baza amakuru ye, bamuhungaga bati wa mwicanyi araje, akati oya singira umwicanyi, nanjye narababariwe, nanjye nahuye n'umwami Yesu. Isano ya kabiri ni umurimo we wivuga butumwa kuba intumwa y'abanyamahanga, kwerekana icyo yahamagariwe. Uyu muvuga butumwa Pawulo ninde? Akomoka he? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi nimba uri bibazo wihangane ibihe bizahinduka. Reka dusuhuze abantu bari mu Burundi tubabwira ngo Imana iba mu gisha mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, mu buraruko, tubabwira ngo amahoro y'Imana abana bo tubashimira yuko mudukurikirana ibiganiro byacu mu inshuti zacu, tubabwira ngo amahoro y'Imana bari namwe bari mu Rwanda turasuje, tubabwira ngo Imana iba mu gisha abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi ndetse n'ikinyarwanda, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Muri Aziya turabasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje, abari muri Amerika turabasuhuje, abari mu Burayi tubabwira ngo Imana mwese ibahe umugisha mu inshuti zacu za gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha ariko none no gusenga uzaneshwa. Abantu bose barananiwe no gusenga, bose barananiwe. Reka rero kwifurize kugubwa neza, tukwifurize amahigwe, tukwifurize Imana iguhere mu mirimo yawe ikora yose. Kandi rero ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri gusenga bibi, tukubwira ngo ukande subscribe cyangwa ukore sabone
mukore share, mukore partage. Imana ibamugisha nkuko mubona rero kuri kamera ya Gusenga Everyday turi kumwe n'umushumba Habiyambere Gerard. Muraho mushumba? Muraho neza. Imana ibamugisha cyane kuba mwitabiye ubutumire bwacu. Ubushize mwatwigishije mwigishije itorero kandi mwagize neza cyane, abantu barabikunze cyane. Niyo mpamvu uyu munsi twongeye kubatumira. Abantu bakunze inyigisho zanyu bavuga ati uyu muntu muzamugarukane. Murakoze. Rero mushumba, watangira usenga Imana nkuko cyane yitwa gusenga buri munsi. Reka dusenge Imana. Mana, tugushimiye igitondo cyiza uduhaye kubw'ineza yawe. Gukomeza gushyigikirwa nawe, nta ruhare tubigiramo, ahubwo imbabazi n'ubuntu tugirira nibyo bituma tudashiraho kandi nibyo turindisha. Muri iki gitondo rero tugeze muri uyu mwanya wo gusangiza abatwumva ijambo ryawe, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze kuza mu mitima yacu kandi ubwiza bwawe bukomeze kutugota. Uri mu ijambo ryawe, niyo mpamvu tukwinginga ngo udushoboze. Ntacyo dufite twavuga twakora, ariko udushoboza ni wowe. Wumvise abantu icyo ushaka ko bumva mu gihe iki ngiki. Abantu barashonje, abantu bafite inyota, kandi waravuze ngo ufite inyota n'inzara naze ku mazi, naza hazwe adatanze ikiguzi cyangwa ifeza runaka. Abantu bari kugura ibyo kurya bishira, bakagura amazi, bakongera bagasubira ku mariba, amariba agakama, ariko wabwiye Samariya ngo unywa amazi nzamuha ntabwo azagira inyota ukundi. Tuvomerere Imana, kandi mu ijambo ryawe twubakwe kandi duhazwe. Tugushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Mushumba, turabakiriye. Murakoze cyane, tubashimiye ikaze muduhaye muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana ku Gusenga Everyday. Imana ibahereza umugisha cyane, amen. Mwabidusabye, habaho uburyo bwinshi bwo kuganira ijambo ry'Imana. Hari uburyo umwigisha yitegurira, ariko hari n'igihe abantu basaba umuntu kwigisha icyigisho runaka bakurikije uko bashaka kumenya, bakurikije uko bashaka kubakwa cyane. Hari n'igihe umuntu yasoma ntiyumve, akaryoherwa ariko ntiyumve. Iyo rero umuntu asabye ati muzatwigishe, nuko aba yarasomye ntiyumve, nuko aba yarasomye ashaka gusobanukirwa. Nkunda kubwira abantu ngo twarakijijwe kandi twahinduwe n'ijambo ry'Imana. N'uyu munsi turacyabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahinduke. Ariko muri iki gihe turimo ni igihe cy'ubwenge, ni igihe cy'ubuhanga. Abantu bari gukizwa ariko bagashaka no kumenya, kugira ngo bamenye uburyo baba mu bintu bazi kandi basobanukiwe. Murakoze rero kudutumira kugira ngo tuganire namwe mw'iri jambo ry'Imana tugiye kuganira. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, turasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, turasoma ibice 13. Turasoma duhereye ku murongo wa 5. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ku murongo wa 5. Ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana abari kutwumva, cyane cyane abakurikiye icano Gusenga Everyday.
muri aya magambo tumaze gusoma ndagira ngo abatwumva muri iki gitondo intego y'icyo nagambiriye kuvuga ku gitabo cy'Abakorinto. Ku gitabo cy'Abakorinto kitwigisha iki? Ntabwo ibirimo byose twabyiga kwigisha w'ijambo ry'Imana. Nagerageje kureba ibingirira umumaro n'ibyagirira abandi umumaro. Ubundi kirazira burya ntukigisha abantu gufashwa nawe utafashijwe, kandi mu kwigisha burya ufashisha abantu nawe byagufashije. Iyo waba uri gutera waraza wabwira ati ibyo ndi kubabwira mu byakire nubwo jewe bitandiho, ntabwo bigira umumaro ibyo ngibyo. Burya mu bigisha mu kubwiriza, iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana rikamwubaka rikamufasha, iryo kugera mu bandi niryo afashisha abandi, kuko nabo ryagize gute ryamufashije. Hari ibyamfashije rero, nibyo ngira ngo mbasangize ganire uduteze amatwi. Muri uyu murongo wa Bibiliya tumaze gusoma ni igitabo gihera mu nzandiko ebyiri Pawulo yanditse, urwa mbere n'urwa kabiri. Cya 13 kirangiza urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto. Twasomye ijambo ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse mubaye. Haleluya. Aya ni amagambo y'ikibazo ariko gifite igisubizo. Nanjye muri aya magambo nibajije ijambo ngo kwimenya. Umuntu yimenya ryari? Ubundi se umuntu arimenya ntiyizi? Ariko muri kamere y'umuntu iteka ryose umuntu ni umuhezanguni, ariyoberanya, umuntu arishushanya akigira uwo atari we, akihisha mu byo yiyizi. Ibyo yiyizimo noneho akagaragaza uko batamuzi cyangwa uko bamureba, ariko icyari cyo nyawe akagihisha, ntashake kukigaragaza. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye ngo ntimwiyizi, ibya ntimubizi. Hari aho yabwiye ngo keretse mubaye abagawa. Niyo mpamvu yavuze ngo nimwisuzume igerageze, ubundi ntimwiyizi. Mutegeka ko bababwira abo muri bo ntimwiyizi, mwakwigerageje. Ntabwo muzi ko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse mubaye abagawa. Abahanga bavuga ko umuntu agira ibyumba 3 cyangwa 4. Mu muntu harimo ibyumba 3 cyangwa 4. Ndagira ngo abaduteze amatwi bumva aya magambo neza. Turayavuga gake, turayatwara gake kugira ngo abantu barusheho kumva. Umuntu uwo ari we wese ahava akagera icyo ari cyo n'uwo ari we agira ibyumba 3 cyangwa 4, ari byo tugiye kuvugaho. Icyumba cya mbere nuko abantu bakuzi nawe akaba ariko wiyizi. Icyo nicyo cyumba cya mbere kiba mu muntu. Hari igihe ubwira umuntu ukamubwira
uwo ari we, akavuga ati cyakora nanjye ndabizi kuko ariko nteye, ndabizi ibyo uvuze niko biri. Uko abantu bakuzi akaba ari kuri. Cyo ni icyumba cya mbere. Bashobora kuba bakuzi neza cyangwa bakuzi nabi, ariko uko bakuzi nawe uzi ko ari kuri. Icyumba cya kabiri ni uko abantu bakuzi wowe utabyiyiziho. Uko abantu bakuzi wowe utabyiyiziho, abantu bashobora kukureba bakakubonaho ibintu ariko ukaba ufite amaso atabibona. Ni nayo mpamvu burya umuntu wese akeneye umuntu umucyamura, umuhugura, umubwira ati ariko reba neza, ibyo urimo sibyo, ntibibereye, ntibikwiriye. Urimo urareba cyane cyane muri iki gihe turimo cy'iterambere, uri kureba imyambarire abantu bafite muri iki gihe. Abareba iyo myambarire bakabona iyo myambarire idakwiriye, kandi wowe uyambaye urabona ari ibyo. Uko abantu bakuzi wowe utiyizi, bagatangira bakakunenga, bagatangira bakakuvuga. Iyo uri umuntu uhugurika cyangwa uri umuntu ufite indangagaciro, wemera uko abantu bakubwiye, ukavuga ati yewe sinari mbizi ko ari uko bimeze. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo aho kugira ngo ndye inyama nubwo atari bibi, aho kugira ngo bibere abandi bigeragezo cyangwa igisitaza cyangwa mbikigusha, nzazireka. Hari ibyo ureka kubera ko atari bibi ariko biri kugerageza abandi. Haleluya. Amen. Ukabireka. Icyumba cya gatatu nuko hari uko wowe wiyizi ariko abantu batakuzi, bwa buheza nguni navuze. Hari uko wowe wiyizi atari ko abantu bakuzi, kavuga ati nubwo abantu banyibeshyaho ariko ngewe ndundi we. Si ya mvugo y'Imana yabwiye Mose, hari uko niyizi ngewe, nubwo abantu bambona nk'imfura, bambona nk'inyangamugayo, bambona gutya, ariko uko bambona ngewe siko ndi. Bashobora kukubona neza cyangwa bakakubona nabi. Uko wiyizi atari ko abantu bakuzi. Burya rero niyo mpamvu umutima w'umuntu ni umucamanza, kandi umutima w'umuntu wo ntujya ugira na ruswa, ugira amaso yihariye, kuko umutima w'umuntu burya niryo jisho ry'Imana. Niyo mpamvu Yeremiya yavuze ngo umutima w'umuntu urarwaye, ntiwizera gukira, kuko urusha ibintu byose gushukana. Hari ibyo umutima ukoshya mugira ngo ni byiza kandi ari bibi, bitabereye abantu, bitabereye Imana, bitabereye sosiyete turimo. Bigusaba iki rero? Bigusaba guhinduka kugira ngo ube uko abantu bashaka, ariko si ukuba nabi. Bibiliya ivuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro. Burya nta muntu ujya wiyangaje kuvugwa nabi. Ubona uvugwa nabi bakakuvuga nabi, ariko iyo wumva uhaye uvugwa nabi ushaka uburyo uhindura kugira ngo nawe uvugwe neza, kuko amavuta y'igiciro. Sifa kwa Mungu. Ibyo bintu bikwiye guharanirwa. Icyumba cya kane ni uko Imana ikuzi, nawe akaba ariko wiyizi, ariko bitazwi n'abantu. Nari maze kuvuga ngo umutima w'umuntu ni ijisho ry'Imana. Ni ukuvuga rero ngo muri ibyo byumba bine rero harimo icyumba cyawe uhishemwe amabanga yawe, uzi n'Imana ubwayizi, abantu batazi. Umugore muryamana ku buriri atazi, umwana musangirana ku meza wawe mutazi,
abakozi mubana muri ofisi, abo mubana mu rusengero, uko Imana ikuzi nuko nawe wiyizi ariko abantu batakuzi. Haleluya. Amen. Mutima w'umuntu rero ufatanya n'Imana n'ijambo ry'Imana kugushinja cyangwa ukagushinjura, ukakurega cyangwa ukakuregura, ukakwemeza cyangwa ukagutsinda. Ikibazo dufite, umuntu ntajya yemera gutsindwa atabonye umurega, atabonye umushinja. Umutima uragushinja ntiwihane, umutima uragushinja ntiwature, kubera ko ibyo ugushinja nta muntu ubibona, ibyo ugushinja nta muntu ubireba. Umuntu rero iteka ryose ashaka kwemezwa n'uwo bahagararanye imbere ku maso n'ibimenyetso bifatika, agakunda kemera. Kandi nabwo kwemera yemera mu mirwano n'ibimenyetso byinshi byamwemeje. Hari abantu benshi baba muri za gereza, bajya mu bugenzacyaha, akajya mu bushinjacyaha, akajya mu rukiko, akajurira, ariko ibyo aburana n'ibyo ajuririra byose nawe azi ko atari ukuri, bizwi n'umutima we n'Imana, ariko abantu ntibabizi. Niyo mpamvu imbere y'abantu ushobora kwera, ariko imbere y'Imana utera wirabura, ufite sheke. Imana idufashe rero, iduha umutima ujijutse kandi umutima wemera gutsindwa, kuko umwana w'umuntu iteka ryose aba umunyantege nkeya. Kandi niyo mpamvu Pawulo avuze ngo ngerageza gushaka gukora ibyiza, ariko ibi bikantanga imbere. Iteka ryose umuntu ahusha intego. Niyo mpamvu tuvuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryababatuye mu bubata bw'ibyaha n'urupfu. Imana ishimwe. Amen. Muri iki cyigisho cyacu, mbere y'uko tugikomeza cyangwa tuzakomeza, nk'uko nagerageje kubabwira mu itangira, mvuga ngo tuzareba igitabo cy'Abakorinto. Ese icyo gitabo kitwigisha iki? Ese icyo gitabo gifite mateka ki? Burya agakiza kajyana n'amateka y'umuntu. Iyo jambo rishobora kutumvikana neza. Agakiza kajyana n'amateka y'umuntu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwababariwe byinshi abazwa byinshi, n'uwababariwe bike abazwa bike. Nagerageje kwibaza, ndavuga ntese muri izi nzandiko za Pawulo, ushaka kumenya Pawulo amenya inzandiko ze, n'ushaka kumenya inzandiko za Pawulo amenya Pawulo n'ubuzima bwe n'isano afitanye n'izo nzandiko ze. Haleluya. Ushaka kumenya Pawulo asoma inzandiko ze, akamenya inzandiko ze. Kandi n'ushaka kumenya inzandiko za Pawulo amenya ubuzima bwa Pawulo n'isano Pawulo afitanye n'inzandiko ze. Amen. Reka mvuge ibintu bitatu bigaragaza isano Pawulo afitanye n'inzandiko ze. Wenda turaza kubivugaho. Ubundi inzandiko za Pawulo ni 13, ariko izo nzandiko ko ari 13, reka turebe isano Pawulo afitanye nazo nk'umwanditsi wazo. Isano ya mbere ni ubuhamya bwe mbere y'uko akizwa na nyuma y'uko akizwa.
ni ubuhamya bwe bwa mbere y'uko akizwa na nyuma y'uko akizwa. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko akizwa Pawulo afite ubuhamya, amaze gukizwa rero bwa buhamya nibwo yagiye yerekana bw'ibyo yakoraga atarakizwa n'umurongo mushya amaze gufata wo gukizwa. Niyo mpamvu amatorero amwe yageragamo bakaba bari baza amakuru ye, bamuhungaga bati wa mwicanyi araje, ati oya singira umwicanyi, nanjye narababariwe, nanjye nahuye n'umwami Yesu, nanjye wa mucyo waramviriye, nanjye narabatijwe, nanjye nabyawe ubwa kabiri, nanjye nabatijwe mu mwuka wera, nanjye nahawe ururimi rushya, nabaye mugenzi wanyu, ndi mwene so. Akabanza akisobanura, agatanga ubuhamya bw'ibya mbere n'umurongo mushya w'ibya nyuma agezemo. Iyo niyo sano ya mbere Pawulo afitanye n'inzandiko ziwe. Isano ya kabiri ni umurimo we w'ivugabutumwa kuba intumwa y'abanyamahanga, kwerekana icyo yahamagariwe. Yaranditse mu zandiko ze aravuga ngo ibi mbivugiye kugira ngo ntere bene wacu ishyari. Ahari kwinangira imitima kwabo niko kwatumye Imana ihindukirira abanyamahanga bahabwa agakiza, ari bo mbereye intumwa uyu munsi. Haleluya. Ni umurimo we w'ivugabutumwa kuba intumwa y'abanyamahanga aricyo yahamagariwe. Iyo ni isano ya kabiri Pawulo afitanye n'inzandiko ziwe. Isano ya gatatu ni iherezo ry'umurimo wiwe w'ivugabutumwa. Ni iherezo ry'umurimo we w'ivugabutumwa. Maze iminsi ntekereza ku byirato byacu abavugabutumwa. Uri mu mwanya none w'ivugabutumwa cyangwa uhawe ubusonga bwo kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana, agira ngo niyo watangije icyo gikorwa. Niyo mpamvu abavugabutumwa benshi uyu munsi wa none ntibari kubwiriza Kristo, ntibari kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ahubwo baribwiriza. Urasanga umuntu ari kwibwiriza, ari wowe wivuga imyato, ari wowe wigira ibyirato byiwe, akagira ngo niwe vugabutumwa. Kandi vugabutumwa ni Kristo, niwe twahawe kubwiriza, ntabwo rero twahawe kwibwiriza. Natekereje rero, ntekereza Yesu ahamagara abigishwa aribo twita intumwa 12, aziha misiyo. Arabwira ngo mugende, mujye mu mahanga, mubwirize amahanga yose ubutumwa bwiza. Abemera bakizera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ariko ntibihagarariraho, mukomeze kubigisha kwitondera ibyo nababwiye, ibyo namwe nabigishije. Haleluya. Byerekana rero ngo kubwirizwa tugahinduka ni kimwe, kuko kubwiriza ubutumwa bwiza no guhindura abantu. Kwigisha rero ni ugukomeza kwigisha abantu kugira ngo bakomeze kuba mu mahame ya Kristo, mu masezerano ya Kristo, mu byo Kristo yigishije, tubigumemo iteka ryose kugeza ubwo azagaruka. Haleluya. Pawulo nindi? Pawulo nindi? Navuze mu kanya kashize ngo ushaka kumenya inzandiko za Pawulo arabanza akamenya Pawulo. Ushaka kumenya inzandiko za Pawulo bisaba ngo abanza amenye Pawulo. None tugeze ku ngingo ibaza ngo Pawulo ninde? Uyu muvugabutumwa Pawulo ninde? Hari igihe tujya dusoma twasoma uburyo Imana yakoresheje umuntu, tukabona umuntu
ari extraordinaire, ni umuntu udasanzwe. Ndagira ngo ngaruke ku bavugabutumwa batwebwe tugera imbere y'abantu cyangwa twatanga publicité, ugasanga turavuga ngo uyu munsi ngo haraza umuvugabutumwa udasanzwe, ngo arazana ibitangaza, araza. Oya, icyo cyatuma Imana ikumaramo imbaraga, wagera imbere y'abantu ukabura icyo uvuga. Umuvugabutumwa udasanzwe ni Kristo, niwe tubwiriza. Noneho wowe uri igikoresho gikoreshwa. Kuko mu nzandiko za Pawulo uhasanga ko kenshi hari aho yagaragazaga imbaraga no gushyawumuka, ariko nta yagaragazaga intege nke kugira ngo Kristo abone uko ashyirwa hejuru. Haleluya. Abavugabutumwa tugiye koroha, tugava abanyantege nke, tukajya hasi, tugacishwa bugufi, Kristo akaba ari uzamuka. Ha kugira ngo tugaragare, Kristo uri muri twe akaba ari ugira gute ugaragara, kuko niwe twamamaza, niwe tubwiriza. Pawulo rero ninde? Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo ndashimira Imana Data wa twese, se umwami wacu, yangiriye icyizere ibona ndi umuntu wo kwizerwa, intoraniriza uyu murimo wayo, nubwo nabanje kuba mubi nk'abandi bose. Ni ukuvuga rero ngo ntawe utakizwa ngo abe igikoresho cy'Imana, nubwo nabanje kuba mubi nk'abandi bose. Amaze gukizwa, bimaze kumenyekana i Yerusalemu ko Pawulo yakijijwe, ngo yagiye baramusuzugura, bamuca amazi, agakiza ke ntibacyemera. Ngo nicyo cyatumye ngo atagira uwagisha inama, ngo ahita ajya mu butayu bwa Arabiya, ngo amarayo imyaka 3 mu ishuri ry'Imana, kwigishwa n'Imana, ngo asenga. Niho amabanga menshi tuzavuga cyangwa turi buvuge yagiye yahishurirwa muri ubwo butayu bwa Arabiya, kuko intumwa zamuciye amazi, abo yari yisunze bamuciye amazi, we ngo ahita abona ngo mwihamagarwa ryanjye muri aba bose ntawari uhahagaze. Yumvijwe yamuhamagaye ngo Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Haravuga ngo urinde mwami nkakwizera, ngo ni Yesu urenganya. Ibyo urenganyirizaga abandi nibyo noneho nawe ugiye kurenganirizwa. Imana ishimwe. Amen. Pawulo rero ninde? Nagerageje gusoma, ndabanza ndeba umuryango we. Nubwo Pawulo Imana yamukoresheje ariko si ikivejuru. Umuryango we, sa famille, akomoka he? Ntabwo Bibiliya imuvugaho byinshi, ibyo imuvugaho ndagira ngo mbivugeho. Bibiliya avuga ngo se yari umufarisayo, yari muri classe y'abafarisayo. Usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 23 umurongo wa 6 urabihabona. Se wa Pawulo, nasomye nsanga ise wa Pawulo numwe mu bagabo b'impirimbanyi bo mu gihe cy'uwitwa Makabe, mwene Matatiyasi w'umuyuda. Ubwo witwa Antiochus Epifani wa 4 yazaga i Yerusalemu w'umugiriki, akaza i Yerusalemu agahindanya urusengero, ibitambo byari bisanzwe, agategeka gutambisha ibitambo by'ingurube, guhumanya urusengero, kubabaza abayuda no kubaca intege, no kugira ngo ahindura imyizerere y'Abayahudi, akomeza imyizerere y'Abagiriki yo gusenga ibigirwamana. Abikoresha rero gutuma abantu bazinuka barakara, gutamba ku bitambo byera byerejwe, bahatamba ingurube kandi cyari kizira. Noneho aba bagabo bishyira hamwe, barahaguruka, baravuga ngo kirazira, iki ni ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ntibyakunda. Bakora ibintu by'intambara, bajya ku misozi bangaje ibitero by'intambara.
ngo bigere mu mwaka wa 60 hagati ya 66 na 64 ubwo abaroma bimaga bahiritse ubwami bw'abagiriki, ise wa Pawulo ari we wari Sawuli yabaye umwe mu bashinze bagabo b'imbirimbanyi navuze, mu bashinze umutwe w'abafarisayo. Ubundi farisien bisobanura saintete, kwera. Bahirimbanira, baharanira kwera no kwezwa k'urusengero rwabo rwahumanijwe. Barema rero uriya mutwe w'abafarisayo ariyo twita umutwe w'abafarisayo n'abasadukayo. Bahagarara ku mategeko ya Mose, bagendera ku murongo w'amategeko ya Mose, na bugingo n'ubu mu mateka yabo niko tubyigisha kandi niko byanditswe. Ise wa Mose rero n'umwe mu bashinze uwo mutwe, babaye mu icyo gikorwa cyo gushyiraho umuryango w'abafarisayo uharanira kwera no kwezwa k'urusengero rwabo rwari rwarahumanijwe. Pawulo rero buriya ishyaka ryo gukunda idini naho rikomora ni kuri se w'umufarisayo. Nyina ntazwi, mateka nyina ntazwi. Bibiliya avuga ngo mushiki we yaratuye i Yerusalemu, byakozwe no mu bice 23 ku murongo wa 16. Ndetse avuga ko hari na mwishywa we wamufashije muri za manza ziwe yagiraga, mu byakozwe n'intumwa n'uburi 23 murongo wa 16. Ibyo niho tubisanga. Pawulo rero amateka yavutse mu mwaka wa 7 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Yavutse yitwa Sawuli. Sawuli bisobanura ngo ikirenga cyangwa urengeye. Uriya niko Sawuli bisobanura, ikirenga cyangwa urengeye. Amaze gukizwa yitwa Pawulo, bisobanura umuto, peti. Akaba akomoka mu muryango w'Ababenyamini. Uyu muryango w'Ababenyamini ndagira ngo mubyibuke neza, mu gihe ubwami bw'Abisirayeli bwashikagamo kabiri, imiryango 10 iragenda ifata igice cyawo cy'amajyaruguru, kapitali yabihinduka Samariya, bitwa Abisirayeli cyangwa igihugu cya Isirayeli, umurwa mukuru bawugira Samariya. Noneho amajyepfo hasigara umuryango umwe wa Yuda. Uwo muryango wa Yuda umaze gusigara ari umubona ucitse intege, ubuzimbaraga. Ariko uravuga ngo dufite umuryango wacu twaciye, wari warakoze gutambana kikaziririzwa, turawuca cyo tugarure tugwiza imbaraga. Baragenda bahamagara wa muryango, barongera baruyegereza ibi miryango ibiri, umuryango wa Yuda n'uw'Abenyamini. Muri iyo mpindura amatwara yo kurwanira ubwere rero, Abayuda n'Ababenyamini n'ubundi bari hamwe, barwanira kwera kwabo no kwera k'urusengero rwabo. Niyo mpamvu yitwa umufarisayo w'umumenyamini. Ndagira ngo ako karumvikanye. Haleluya. Amen. Yitwaga Sawuli rero urengeye cyangwa ikirenga. Amaze gukizwa habwa izina rishya. Burya rero iyo abantu bakiri abapagani, iyo umuntu akiri umupagani aba afite amazina bamwita. Ariko iyo umaze gukizwa hari izina baguha, hari izina rishya uhabwa. Ubundi izina ryose rijyana n'imyitwarire yawe. Ariko cya kibazo navuze cyo kutimenya, uyu munsi wa none abantu barabita ba mwarimu, barabita ba pasiteri, barabita ba bishop, bakabyemera kandi atari byo. Bavuga ngo bishop ati yari yarabivuze, ati n'ubundi amavuta ndayategereje.
akemera kwitwa izina ry'icyatari cyo. Yohana umubatiza baramusanze baramubaza batese, ni wowe Yesu cyangwa uri Yeremiya cyangwa urinde, uri iki? Aravuga ati jyewe nta nubwo ndi Eliya cyangwa umuhanuzi runaka, njyewe ndi ijwi ry'urangurura mu butayu ngo mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana yavuze uko ari, yavuze uwo ari we, yavuze icyo ari cyo. Abantu rero bari kunanirwa kwitwa icyo bari cyo, bagashaka ngo uko babise bagenderaho. Yanagera mu bantu bamubaza ngo witwa nde, akavuga ngo nitwa Habiyambere Gerard, ngo ariko hanze banyita pasiteri, hanze banyita umushumba, kandi akabyemera kandi atari we, kandi atabifitiye inshingano. Jya uvuga ngo sindi pasiteri, sindi ndamwarimu, icyo akora cyo ndi umukristo. Izo nshingano sindazihabwa, kubera bwa buheza nguni na kwa kwiyoberanya kuriho mu minsi ya none. Abantu bari kumva bashaka kuba icyo babita, noneho akihisha muri iryo zina cyangwa mu cyo bamwita, akareka kwitwa icyo agomba kuba cyo, agashaka kwitwa icyo bamwita kandi atari cyo ari cyo. Nagarutse mu buto bwa Sawuli, ibyo bita son enfance, ubwana bwe cyangwa ubuto bwe. Bibiliya tubwira ngo yavukiye i Taruso mu Bugiriki mu gihe cy'ubukoloni bw'Abaroma, umudugudu w'Ikimenywa bose, warimo abahanga mu by'idini no mu by'amategeko, kandi na filozofi y'Abagiriki yari yiganje cyane. Taruso wari umujyi uzwi, wari umudugudu ukomeye, karitsiye imenyerewe. Iyo bavuga ngo umuntu akomoka i Taruso, bamubonagamo ubuhanga, bamubonagamo iyobokamana, bamubonagamo ubwenge bwinshi na filozofi nyinshi. Wari umudugudu w'abahanga. Niyo mpamvu buriya Pawulo yari afite ibyirato. Usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 22 umurongo wa 3, reka ayo magambo tuyasome. Ibice 22 umurongo wa 3, umva uko avuga. Aravuga ngo ndi umuyuda wavukiye i Taruso i Kilikiya, ariko nakuriye muri uyu murwa, nigishirizwa ku birenge bya Gamaliyeli, kwitondera cyane amategeko y'abasogokuruza yose, ngira ishyaka ry'Imana nk'uko namwe mwese murigira none. Mwamwumvise Pawulo afite ibyirato, afite ibyo yirata, arirata ahantu, arirata izina, arirata icyo ari cyo. Rero ntacyo byamumariye, yari afite inenge imbere y'Imana n'imbere ya Kristo. Yize kuboha amahema, byakozwe n'intumwa 18 umurongo wa 3. Yigira ku birenge bya Gamaliyeli amategeko na teoloji na filozofi greke. Ibyo rero byamuhinduye umuhanga. Ndetse bimuremera icyizere. Kubyiruka kwe yakundaga amategeko y'idini, akagira ishyaka ryinshi. Usomye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 4, Abafilipi ibice 3 umurongo wa 4, turahasanga ibyirato bya Pawulo. Abafilipi ibice 3
umurongo wa 4 n'uwa 5. Pawulo yari afite ibyirato, yari afite ibyo agomba kwirata bifatika, kandi n'abandi baheraho. Ariko ibyo byirato byiwe byaje kumuhindukira intege nkeya. Nicyo cyatumye avuga ngo sinjye uriho, Kristo uri muri njye niwe uriho. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira muri Yeremiya ibice 9 umurongo wa 22, haravuga ngo intwari irihe niyerekana ubutwari bwayo, umutunzi arihe niyerekana ubutunzi bwiwe, umunyambaraga arihe niyerekana imbaraga. Uwirata wese yirate ko yamenye Imana. Ibyirato byacu bikwiye kuba ko twamenye Imana, twakijijwe, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tutakigengwa na kamere y'umubiri, ahubwo tugengwa n'umwuka w'Imana, tuyoborwa n'umwuka w'Imana, twigishwa n'umwuka w'Imana, dukoreshwa n'umwuka w'Imana. Ibyo byirato byiwe rero Pawulo byatumye ahabwa urwandiko rwo kurenganya umuntu wese uzanye inzaduka muri bo. Yari afitiwe icyizere n'inama nkuru y'idini yo bita Conseil Sanhedrin, inama y'ubutegetsi yari iyoboye idini, yamugiriye icyizere kubera uwo ari we. Biriya tumaze gusoma mu Bafilipi yarabyujuje, yari yujuje ibyangombwa bisabwa, yari umwana bagiriye icyizere, kandi umwana wabo, kandi umwana w'umuhanga, kandi umwana ufite ishyaka ry'idini. Bituma ahabwa icyangombwa, ahabwa ikibari cyo kurenganya uwo ari we wese uzanye inzaduka. Nuko yafashe iya mbere atangira kurenganya itorero n'abavuga izina rya Yesu. Yabaye mu b'ingenzi bafashe iya mbere kurenganya itorero. Yayoboye igitero cyateye Stefano amabuye, niwe wari ukiyoboye, niwe wari ukiri imbere, kandi ibyo yabikoraga yari mu ishyaka ry'idini. Kunda kwigisha abantu kababwira ngo hari ibintu bitatu bitandukanye. Hari umuhamagaro, icyo twita vocation. Hari icyo twita ishyaka, initiative. Hari icyo twita ubuhamya, muzaba abagabo, témoin, kuba umugabo w'ibyo ureba. Ariko hari n'abagabo b'ibinyoma. Kabira ngo ishyaka irashira, ishyaka rigira iherezo. Kandi ushobora kugira ishyaka ry'ibyiza ukagira ishyaka n'iry'ibibi. Kandi iyo bihindutse umunyeshyaka nawe arahinduka, ariko umunyamahamagaro ntahinduka. Ufite vocation, umuhamagaro w'Imana. Pawulo yaravuye mu ishyaka yinjiye mu muhamagaro. Niyo mpamvu yemeye kuvuga ngo nubwo amaraso yanjye yaseswa, yari yemeye kuba igitambo kubw'umurimo yari yiyemeje w'ivugabutumwa, kwemera no kubaha uwamuhamagaye. Byaje guhinduka, abamuhaye icyangombwa cyo kujya kurenganya abadukanye ibintu by'inzaduka nibo bamuhindukiranye, batangira kumucira imanza, bamujyana mu nkiko, bagumura abantu kumutera amabuye ngo bamwice, kubera ko ari kugenda amena amabanga y'imikorere y'idini itarimo Kristo Yesu. Mu gukizwa kwe yakijijwe afite imyaka 37 y'amavuko. Ahita atangirana n'umurimo w'ivugabutumwa muri Damasiko, nk'uko ibyakozwe n'intumwa ibice 9 babivuga.
uwo murimo we yawushoje muri 68 nyuma y'ivuka rya Kristo, aciwe igihangananiro. Ijambo rye rya nyuma turisanga mu bice bibiri, turisanga parito mu mbabarire mu rwandiko rwa kabiri Timoteyo ibice 4 umurongo wa 5 n'umurongo wa 8. Wanyemerera ayo magambo nayo tukayasoma, arafasha cyane. Nigeze kuvuga isano Paulo afitanye n'inzandiko ziwe, ngera ku cya gatatu kivuga ngo iherezo ni iherezo ry'umurimo we nuko yawushoje bifitanye isano n'inzandiko ziwe. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo turasoma mu bice 4 umurongo wa 6 dusome. Kuko njyeweho caniro igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera ryo gukiranuka. Umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara akunze kuzaboneka kwe. Amen. Gutangira ni byiza, ariko gusoza bikaba akarusho. Gutangira neza ni byiza, no gusoza neza bikaba akarusho. Paulo yagize imbinamagambo anglosomodo ambref, ijambo rigufi, iby'urugendo rwe, iby'umurimo we, n'ibyo yahuriranye nabyo muri uwo murimo we, nuko ashoje umurimo we. Aravuga ngo kuko njyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, mbaye ikideshi cyangwa ibideshi. Igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, nshoje urugendo rwanjye, ariko narwanye intambara nziza. Haleluya. Narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbishyira ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azamba kuri urya munsi. Nyamara si igihe nyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Haleluya. Paulo aradukangura, yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Twarakijijwe, twarahamagawe, twagiriwe icyizere, duhabwa umurimo wo gukorera Imana, dufite imirimo itandukanye mu murimo w'Imana, dukora mu buryo butandukanye kubera ko twahawe impano zitandukanye mu murimo w'Imana. Ariko tujye tuzirikana ngo uyu murimo wacu uzagira iherezo. Ikibazo cyo kwibaza ni iki ngo mbese iherezo ryanjye rizaba ryiza cyangwa rizaba ribi? Paulo arihamya, Paulo yitangira ubuhamya, Paulo yari yifitiye icyizere, Paulo yari yize, aravuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba, ibyo nakoze nabikoze neza, narwanye neza, nizeye neza. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umucamanza yambikiye, ariko si iryanjye, n'abandi bose bazarwana nkanjye, n'abandi bose bazasoza nkanjye. Iryo kamba bararibikiwe, iry'umwami yaduteguriye. Amen. Paulo aje anezeza mu buzima bwanjye. Ngira abantu batatu, kandi senga ngo Mana ujye ufasha mbigireho. N'abagabo batatu nkunda,
Bibiliya ndayikunda, ariko mu batubanjirije iyo somye amateka yabo numva nanjye ngize ishyaka nkavuga ngo Mana uzamfashe nk'uko wafashije aba bagabo batatu, ndetse mbigira n'icyifuzo nkavuga ngo uwampa umugabane wa buri umwe nkabigira imigabane yanjye. Uwa mbere ni Yosuwa. Bati Yosuwa umukundira iki? Mukundira ijambo rikomeye Imana yamubwiye ngo Yosuwa na Kalebu bomatanye n'Imana. Komatana n'Imana niyo mpamvu mu ntambara zose Yosuwa yarwanye siwe warwanaga, ahubwo harwanaga Imana. Sifa kwa Mungu. Cyaduha mu ntambara, mu bibazo, mu byo duhura nabyo, ntitukajye twirwanirira, tujye tumenya ngo hari Imana twomatanye nayo ituri imbere nk'umugaba mwiza utubereye ku rugamba. Niyo mpamvu ngo bari mu kibaya cy'Igirugari, umugaba w'ingaba yaje aramubonekera amubwira ati nje kubabera umugaba, nje kubabera umuyobozi muri uru rugamba kuko rurakomeye. Uwa kabiri njye numva nshaka kwigiraho ni Daniyeli. Daniyeli umusenzi, Daniyeli umunyamasengesho, yari afite umwanya mwiza w'ibyirato kuba ministre kandi ari impunzi mu gihugu gikomeye cy'Ubukarudaya. Ibyo byari ibyirato, ariko ntiyabyirase ngo ahubwo iteka ryose yashishikariraga, yicishaga bugufi, ashaka kumenya no gusobanukirwa ubushake bw'Imana, agagira ibihe byo gusenga, akagira ibihe bihagije byo kwerana n'Imana, agahindura uburyo bwo gusenga kugira ngo abashe gutsinda. Nanjye numva Imana yangira neza muri ubwo buryo. Nawe niko nkwifurije. Umugabo wa gatatu ni Pawulo. Nkunda ivugabutumwa rya Pawulo. Uko Pawulo yitwaye mu ivugabutumwa nuko yashoje umurimo we w'ivugabutumwa. Uko niko nifuza, niko cyifuzo cyanjye. Uko aba bagabo babayo numva nanjye Imana yanshyigikira, Imana yampa imbaraga, yanshoboza, ikamba ku mwuka w'abo bagabo kugira ngo nanjye nzagira ibyirato ku munsi w'Umwami wacu. Pawulo rero uyu murimo w'ivugabutumwa amateka agaragaza ko yawukoze hafi imyaka 31 ari mu ivugabutumwa ku manywa na nijoro, ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu yandika urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto yari afite ikibazo gikomeye cyo kurwana n'imyumvire y'Abakristo b'i Korinto banze gukura, n'abigisha b'ibinyoma bapfobya ivugabutumwa ryiwe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Byatumye rero muri uru rwandiko rwa kabiri ibice 11 hari icyo Pawulo yavuze. Duhereye ku murongo wa 21, ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigizemo intege nkeya. Aha yabashe kwishinja intege nkeya ze, ariko agira ngo abone uko avugana n'abamurega, bamuregaga bamupfobya. Havuga ati okay, ndabyemera, nyamara icyo undi wese ahangara gukora ibi mbivuze nk'umupfu, nanjye nagihangara. Ashaka kwerekana abigisha b'ibinyoma n'abavuga butumwa b'ibinyoma kw'ibyo bahangara gukora ariko nawe yabikora. Ariko dore icyo yavuze rero murongo 22, avuga ngo mbese abo s'Abaheburayo, nanjye suko, s'Abisirayeli, nanjye niko, si urubyaro rwa Aburahamu, nanjye suko, s'abakozi ba Kristo bagabura ibye, none ndavuga nk'umusazi, ndabarusha, mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe,
mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu nkuge, nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe 3 nakubiswe inga. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe 3 inkuge zamenetse. Naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga gatewe, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihate. 27 mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hari ikindemerera iminsi yose, nuguhagarika umutima, nuguhagarikira umutima amatorero yose. Amen. Paulo ni umugabo mwiza, ni umugabo w'Imana, ni umugabo Imana yari yitoranije kuba igikoresho mu gihe cye. Ubundi Imana uko ihamagara umuntu mu gihe cye. Imana ihamagara umuntu mu gihe cye kandi ikagukoresha mu gihe cyayo no mu gihe cyawe, kandi iba ifite n'ibyo gukoresha ibyabo mu gihe cyashize. Ivugabutumwa rya Paulo ryari ritandukanye n'irya Petero na Yohana n'abandi. Ryari ivugabutumwa ryo guhangana n'abanyamahanga, ndetse no guhangana n'abakebwe bo mu Bayuda, abo twagereranya n'abakristo gito uyu munsi wa none bapfubye badakijijwe by'ukuri. Niyo mpamvu muri imirongo dusomye yagiye avuga akaga yagiye ahura nako ku buryo butandukanye mu midugudu aho tuye cyangwa yaraye. Akaga ko muri bene wabo, akaga ko mu nzu aterwa n'inzuzi, mu nzara n'ibindi. Ibyo byose nk'uko twabivuze, Paulo yagenda yiga yerekana icyo arusha izindi ntumwa. Ntabwo ivugabutumwa rya Paulo ari ubucanshuro. Uyu munsi wa none hari ivugabutumwa ryo inshuro kugira ngo ubone umugati wa buri munsi. Nayo mpamvu turi kugwiza abigisha b'ibinyoma n'abavugabutumwa b'ibinyoma bamaze kugira umwuka wa Gehazi wo kwaka impongano, wo kwaka imyambaro, wo kwaka ifeza. Ariko Elisa yabwiye Gehazi ngo iki si cyo gihe cyo kwaka ifeza, iki si cyo gihe cyo kwaka impongano, iki si cyo gihe cyo kurya ruswa. Cyo guhindura abantu, kwigisha abantu ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ubuzima, kugarura abantu kuri Kristo. Bari kugenda gusubiza abantu mu indege, bamaze gucika indege mu rugendo rwo gukorera Imana, mu rugendo rwo kwizera Yesu, mu rugendo rwo kumwishura. Arabwira ngo ngaho izi nzandiko zibari imbere, ni mwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo kwizera. Mu cyiciro cya kabiri tuzareba nyuma yo gukizwa kwa Paulo n'impamvu zamuteye kwandika izi nzandiko. Impamvu zamuteye kwandika izi nzandiko
si nibyo gusa, tuzarebera hamwe n'abo yandikiye bari bo maze kubivuga nyine n'impamvu zamuteye ibintu bitandukanye muri izo zandiko. Ariko arababwira ngo muzazisomera itorero, nimwisuzume ubwanyu, akaga ni ukutimenya. Ntangira navuze ngo umuntu wese ashaka kwemera uko ari uko abonye abagabo n'abamuhamya, ariko navuze ngo umutima wa niugushinja niugushinjura mu myitwarire bari kwitwara. Tuzabirebaho nitugera i Korinto, tuzareba imyitwarire y'abanyekorinto, tuzareba imico y'abanyekorinto, ari nayo yatumye Pawulo yandika imyitwarire y'abanyetorero b'i Korinto, ari nayo yatumye Pawulo yandika urwandiko. Ntabwo iyo myitwarire yari myiza, ntabwo abaturage bo mu Korinto bitwaraga neza, bari bamaze kugira imico mibi, bari bamaze kugira ingeso mbi, bari bamaze kugira gutakaza ubumuntu. Uwo mwuka, uwo muco wijirira itorero. Pawulo akimara kumva amakuru bituma yandika uru rwandiko, tuzabivugaho nabyo, ariko muri iki gice cyacu cya mbere turagira ngo duhagararira aha. Ariko nkubwira ngo ngaho nawe aho uri wumva iyi cano, wumva ubutumwa bwiza, wumva izi nyigisho, icara wisuzuma ubwawe. Kandi muri uko kwisuzuma ndagira ngo nongere ngusabe ugaruke muri bya byumba bine navuze, ko abantu bakuzi ariko wizi. Cya kabiri, uko abantu bakuziho atari ko abantu bakuzi. Icya kane, uko Imana ikuzi nawe ubwawe akaba ariko wizi, kuko Imana ituzi kuturusha uko twizi bitazwi n'abantu. Hari ibyo duhisha abantu tudashobora guhisha Imana, hari ibyo duhisha abantu ariko bidahishwe umutima wawe. Ni nayo mpamvu Pawulo keretse niba muri abagawa, niba rero muzi ko Kristo ari muri mwe, niba muzi ko Kristo ari muri mwe, ntabwo dukwiye kuba abagawa, dukwiye kuba abashimwa mu ngeso zacu, tugashimwa n'Imana ndetse tugashimwa n'abantu. Abantu babaye inkundamugayo, ariko ijambo rigezweho no mu ndangagaciro z'abanyarwanda uyu munsi wa none ni ukuba inyangamugayo. Abantu ntibari gukunda umugayo, ahubwo akaburana. Reka kuburana, emera iby'umutima waguteka, emera nuko abantu baguhugura. Gucyamura ngo wambaye nabi, menya ko wambaye nabi. Nabi, menya kuvuga nabi. Niba kubwira ngo uri kugenda nabi, menya kugenda nabi. Uhindure ingeso zawe, uhindure imyitwarire yawe, uhindure imivugire yawe, niba Kristo ari muri wowe. Akira Yesu nk'umwana, ibyo ntiwabyishoboza. Na Pawulo twamaze kwerekana icyo yari cyo cyatumye arenganya itorero, kandi byari bifite ishingiro. We nawe ufite nk'ibyo cyangwa nturagera kubyo, ariko garukiraho ubirata wese yirate ko yamenye Imana. Umugisha no kutumva, mwakire neza ijambo ry'Imana. Kuba twumva dusenga nabaha telefone 07 88 39 18 umunsi mwiza. Amen. Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, kandi dusengeye buri wese wumvise iri jambo waruteze amatwi,
n'uzaryumva wese ijambo ryawe rikomeze gukora umurimo. Twebwe turivuganye intege nkeya, ariko kuko ari irinyambaraga nariryo ni umunyambaraga, rikomeze rikora imirimo, rihindure benshi, rigarure benshi, rishyitse benshi abo bagomba gushyika kandi ushaka kandi wishimira. Tugushimiye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze mushumba, Imana iguhe umugisha cyane. Mushumba, hari umuntu ashobora kuba ari muri Amerika, ari mu Burayi, ari ku mpande zine z'isi, akaba afashijwe n'ijambo akavuga ati nkeneye ko umushumba yangira inama, cyangwa nkeneye yuko umushumba yamfasha mu bundi mu buryo, cyangwa nkeneye umushumba ko yansengera, washobora kumuha adresse? Adresse nayitanga, maze kuyivuga telefone. Iyo telefone 0788861813 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Kenshi na kenshi nyine uzambariza hano kuri Gusenga Everyday, ariko turi gutegura n'ubundi buryo bwagutse tuzajya dukorera kuri Zoom kugira ngo ivuga ubutumwa ryacu ribe ryagutse. Ariko hagati aho turiteguye kuba twabafasha, niwo murimo wacu, turabashumba. Ubushize narabivuze ngo uyu murimo Imana yawumpamagariye ndi mutoya, mfite imyaka 22 ndavuga butumwa, niho natangiye umurimo. N'uyu munsi ndacyari muri zo nshingano zanjye, kandi ubundi kumva mfite inyota yo gukora umurimo, kubera ko nari mfite ama responsabilité nashyize ku ruhande, nemera kuba umuvolontaire, nemera kujya muri pension mu kiruko cy'izabukuru, ariko nshaka kugira ngo mbone umwanya wo kuvuga ubutumwa, wo gukorera Imana, wo kwigisha abantu ijambo ry'Imana, kandi kuba mu bushake bwayo. Urakoze mushumba. Ushobora kuba uri ku mpande zine z'isi, ukaba ufashijwe n'ijambo ry'Imana, cyangwa ukaba ugize igitekerezo ukavuga ngo ese uyu mukozi w'Imana namushikira mu rwego ruki, cyangwa namukorera iki? Nimero rayitanze niyo. Imana ibamugisha cyane. Ikiganiro nawe utaha. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.